aramwita wambabariye nka kongereraho ndamubwira nti ndagatemwa ndagapfa ntabwo nshobora kuguha iki kibanza n'amavi nasenze nawe ubwo vuga uvuya rero icyo mbabwira hari igihe usenga igihe urangiza gusenga Imana ikavuga ngo amuhe ariko ujye utegereza wumva icyo Imana ikubwira ntukagende Imana itaravuga ko hari igihe usenga mu gihe gitoya Imana ikurikije uko ikibazo giteye ikihutira kugusubiza uwo mudamu nyirinzu yanzaniye preavi yo kongera kuzamura ndamubwira ni madani wigore ahubwo nanjye nendaga kuwa preavi yuko tugiye ikibazo kiba kirarangiye tuba twimutse icya gatatu ndagira ngo tugane ku musozo ikibazo tujya tugira iyo turimo gusengera ibibazo bya tuzabaho dute tuzatungwa n'iki akenshi iyo Imana itinze kudusubiza tumera nk'ihene buriya Yesu yigeze gukoresha ikigereranyo aravuga ngo ihene n'intama ngo intama nzazishyira iburyo ihene nzishyira ibumoso buriya uzafata ihene ishonje uyizitura umugozi immediate ntabwo izategereza kuyijyana izishugurike iragenda ishugurike urayisanga yarenze natwe rero kenshi nuko twitwara iyo Imana itinze gusubiza turisubiza ibintu byinshi mba bifiteho ubuhamya burya gusaza ni byiza Sara yasengeye umwana we n'Aburahamu Imana yarabahaye n'isezerano irababwira ngo Aburahamu nge nzaguha umwana kandi uwo mwana azava mu rukiryi rwawe aratageze mu rugo kandi ubwo amaze kurahirana n'Imana isezerano yakase inka akata intama akata ihene akata n'inyoni bacamo iyo ndahiro yitwaga indahiro y'amaraso ivuga ngo nindamuka nishira isezerano ijosi ryanjye rizagende nk'iry'izinka Imana irabireba iravuga ngo Aburahamu ndahirana n'Aburahamu iramureka arinda igitambo bigejeje nimugoroba iramusinziriza irazicamo yonyine iragitwika kugira ngo ataza kwibeshya agacamo kuko yacamo chapter ikurikiyeho yagombaga gupfa biba muri chapter ya 15 mu ya 16 Hagara aramubwira ati bya bintu nako Sara aramubwira ati bya bintu urimo nibiki ngo witeka ngo mwarahiranye isezerano ryitwa ngo iki ngo izaguha umwana imukuye he dore yanyimye umwana none ndashaje ngo fata Hagari w'inkumi umbyarira umwana mukikire tumwadobute tumwitirirwe umvaneho amashyembo Aburahamu arareba ataho kugira ngo nshwane n'umugore afata Hagari aramurongora umwana baramushuguritse hanyuma Hagari amaze gutwita asuzugura nyirabuja reka mbwira abagabo muryamana n'abakozi shaburyo iyo waryamanye n'umukozi waryamanye na patro asuzugura nyirabuja rwose akamubwira terega buriya madame twembi turasasa kandi wowe urashaje buriya Hagari yajya kuvuga ati terega madame rego twembi turasasa kandi wowe urashaje atangiye kumubwira ati jya kuvoma ati jye njya kuvoma aterega ntwitinda ya patro jya kuvoma wowe ufite imbaraga jye ngunda twite ufite maleze Sara aragenda abwira umugabo ati urabona agasuzuguro kuriya mukobwa niwe wakazanye Aburahamu aramubwira ati uranteye uriya muja n'uwawe ni nawe wamunzaniye none mukoresha icyo ushaka Sara buriya ikindi kintu abagabo bagiye bakoraho amakosa umugore warakaye ntuzamuha umukozi ngo amukoreshe icyo ashaka bigeze kumvirwa amagana umugore yigeze gutwika umukozi yamutwika ureba umubona yarakaye ujye uhagarara hagati Sara afashe wa mugore utwite ntiyagira n'impuhwe z'uko babanye ntiyagira n'impuhwe yuko ari wowe wamuzanye ntiyagira n'impuhwe ko ari wowe wamuhaye umugabo rero uriya mwana w'umukobwa baramusagariye aramubwira ati umva ntazongera kukubona hano n'impumuro yawe sinzongere kuyumva muri iyi nzu aramubirije aragenda n'inda twite habe n'impuhwe aragenda ariko ageze mu nzira burya Imana ni inyampuhwe iramubwira ngo Hagari muja wa Sarayi uravaho kajyahe ati mpunze mabuja ati katusubireyo kandi ujye umwumvira uvaneho ubwo bushinzi bwawe bwo gushinga ijosi no guhangana nawe genda usubireyo ujye umwumvira asubirayo abyara umwana muyeyi ngo ifuni ihamba kamere ihora ku rutugu ifuni ihamba kamere ihora ku rutugu urayihamba wataha ugasanga yagutanze mu rugo kavuna mwito kamere igarutse iti ugahamba ukongera ejo wasubira ugasanga yagarutse kugeza igihe izagenda
ipfa rimwe igapfunukira ahandi. Ariko buri ikintu cyiza cy'Imana iratubwira ngo nta kibazo, ndabizi ko kamere ihari, ntukayemerere ko gutegeka, ujye uyikontorora. Imitwaro yacu tuyishyire kuri Yesu. Icya kabiri gikomeye cyane ndetse kurusha icyo cya mbere, hari igihe tujya imbere y'Imana tugatondagura ibibazo, tukayibwira. Ni bangahe bajya batekereza bibuka gutegereza icyo Imana ikubwira? Mu gitabo cy'umuhanuzi Habakuki yaravuze ngo nzahagarara imbere y'Imana ku munara wanjye aho ndindire icyo azambwira kubw'ibyo namuganyiye. Akenshi twebwe tumaze gutondagura ibibazo. Irembo ryera TV, Irembo ryera TV. Gusenga, kandi narabwiye ngo iyi teme ushobora kuyifata mu buryo bubiri. Ushobora gukura mu buryo bwo gusenga cyangwa ugakura kubwo gusenga. Ku byombi birashoboka. Buriya gusenga bigira umumaro ukomeye cyane, kuko iyo umara igihe kinini wicaye imbere y'Imana hari ibintu ukuraho. Na domene wasengeragamo iyo uyisengeyemo igihe kirekire urakura muri iyo domene. Reka dufate nk'urugero rwaho twatangiye. Umunsi wa mbere twarebye gusenga turamya Imana Data wa twese uri mu ijuru. Uramutse ufashe umuntu hano umutunguye ukamubwira uti ngiye kuguha ikizamini, uramara iminota 10 uvuga ubwiza bw'Imana no kugira neza kw'Imana, ntugire icyo usaba. Mbabwije ukuri, abatsinda icyo kizamini hano bashobora kuba bake. Kubera iki? Ntabwo bakuze mu kuramya Imana. Ariko nshobora kukubwira nti ngewe mpanisha umunsi wose, mpere mu gitondo mvuga ineza y'Imana, nyivuge, ningeraho nze gufata n'indirimbo zivuga, nziririmbe, nindangiza nzisengeremo, ngeze nimugoroba nta kintu nsabye. Birakunda kuko hari igihe njya mbikora, abwira Imana umva rero Imana uyu munsi nta kintu ndi buze gusaba. Iyo nakoze amasengesho y'iminsi myinshi, umunsi wa mbere, ubundi nkiri pastori hano senior, n'ubundi ndacyari pastori hano ariko sindi senior, ndi retired, nakoraga amasengesho y'iminsi 7 buri mwaka. Mu ntangiriro z'umwaka, umunsi wa mbere nashoboraga kuwufata wose, abwira Imana uyu munsi nta kintu nje gusaba, urabizi mfite iminsi 7, uyu munsi ndashaka gusa kunezererwa yuko uri Data. Yesu, ndashaka kukunezererwa kuri umwami wanjye. Mwuka wera, ndashaka kukunezererwa kuri umufasha wanjye. Ndababwira buriya iyo wabayeho, cyewe rwose njya mbisubiramo, murabizi nta buhamya burimo muri ibyo ngibyo. Urebye nagize data kuko yambyaye, ariko sinamugeze ngo andere, yapfuye turi abana, mfite imyaka 5, ariko muziho gatoya. Ariko bujya kugeza ku myaka 5 ntabwo barakagira picture isobanutse ya so, ngo mumenye mu ngeso ze nziza nimbi. Uba wibuka gusa, nk'iyo nibuka umuntu aje akambwira ati papa wawe n'icyo umwibukaho kiri negative, ndagishaka. Nkibuka ko yigeze kunkubita nasize imbwa y'amase nkayigira zebra. Nari nabonye igishushanyo cya zebra mu gitabo, mbona kabisa icyo kibwana umuntu akigize zebra cyasa neza. Ndagiye nafata ingwa twakoreshaga dukinga inka, ndayitoba mu mazi, mfata n'amase, kwa amase arirabura. Ikibwana ndagisiga neza, ndagihoma, kiba zebra. Kandi numvaga iyo chef-d'œuvre yanjye nibayibona bari bungororere. Papa yamaze agataha gusa, yakundaga imbwa, abonye ikibwana arankosora, nyine urabyumva. Nicyo urumva, iyo utagize papa wawe ngo umukurireho, ariko Imana ikazakubwira ngo uriro nige papa wawe, kandi ikakwereka ibimenyetso simusiga bifatika, ikakubwira ngo naraguhetse ukiva mu nda, ndaguheka mu bwana bwawe, ndaguheka mu bugimbi, ndaguheka mu busore, uzarinda upfa nkiguhetse.
rero iyo ibivuze umaze no kugendana nayo imyaka runaka uravuga ngo ahabanziriza sinari mbizi ko mpetse, ariko wareba ibyo yagucishijemo ukavuga ngo yes amushuwa yari impetse burya. Ngo umuntu umwe yagendanye n'Imana basezerana yuko rwose itazamusika, ati mu bibi no mu byiza sinzagusiga sinzaguhana. Ako kantu murakazi kitwa footprints, abajya bakunda gusoma mujya mukabona ahantu heza. Bukeye ngo abona ibirenge by'abantu babiri bagendana, ariko akanyuzamo akabona ahantu hamwe umwe yagendaga wenyine, akabona ahandi ibirenge birongera bagarutse babaye babiri. Aza kwitegereza asanga urwo n'urugendo rwe n'Imana. Arareba abona ahantu hose agaragara hari ibirenge by'umuntu umwe, n'igihe yabaga ari mu bibazo bikomeye. Abwira Imana ati Imana kuki wampemukiye? Reba uru rugendo nagendanye nawe, reba biriya birenge, iyo nabaga ndi jyenyine warantereranaga burya. Imana ndamubwira ngo ya biriya birenge ubona ni ibyawe nanjye, ariko hari ibona ibirenge by'umuntu umwe nabaga naguteruye kugira ngo ibibazo bitakurengera. Nzaguheka imvi ziza. Icyo nkundira Imana ntitujya ducuka, iravuga ngo naraguhetse ukiri mu nda, ngo nige wahetse n'ubu ndaheka, ngo imvi zizarinda ziburuyenzi ngo nkiguhetse. Haleluya. Buriya rero nta kintu cyiza nko kugendana n'Imana iguhetse, nkuko twabiririmbaga, ukazarinda ubu umusaza ikikubembereza mu mugongo nyine kubwira ngo ihorere mwana wanjye. Haleluya. Byo twabyize ku munsi wa mbere sinshaka kubisubiramo, ariko buriya Anete yabazaga ngo ariko ngo biriya bintu mugenda mubitekerezaho mukabisubiramo. Ikintu kimbabaza nuko abantu baza hano bakiga bakaryoherwa cyangwa ntibaryoherwe, ariko ntibazirikane ngo nagenda akore exercice, kandi izo exercice zibyare ibyiringiro. Burya ibyiringiro byacu biva muri uku gusenga. Uba transformed by your life in the presence of the Lord. Ubuzima bwawe bugahindurwa nuko wicaranye n'Imana. Haleluya. Iyo wicaranye n'Imana igihe kirekire ubuzima bwawe bwagombye guhinduka. Njya mbona nk'umurokore ukabona amaze imyaka ariko yarashaririwe ameze nk'uwari kamurari y'urusenda. Haleluya. Uyu muntu usenga agasharirirwa, buriya hari ikintu Imana yari yamubwira. Yari yamenya yuko Imana imuhetse imvi zizarinda ziburuyenzi kimuheka, kuko kenshi ibyo tutabonye bitwibagiza ibyo twabonye. Ariko izo ni inyigisho twabonye umunsi wa mbere. Ejo umunsi wa kabiri twize ubwami bwawe buze. Buriya nabwo iyo utangiye kubisengera ukageza ahantu ubwira Imana ngo Mana ubwami bwawe buze muri jye, biriya binanete yavugaga, iriya ni imyitwarire y'abantu bo mu bwami bw'Imana. Uriya mugabo y'abasoba yaravuga ati rwose uyu mugore ni uwahehe, umuntu arakugonga ntundahekenya amenyo. Abaturage bo mu bwami bw'Imana bari different. Ariko nkubwire, wabwira abantu bicayemo hano bose ngo bakoreshe uwo mwitozo, atari mu rugo gusa n'ahandi hose tugenda, wakumirwa. Kuko njye ntangara cyane ukuntu tuba very insensitive. Buriya tuba abantu bo mu bwami bw'Imana ariko ntitugira impumuro ya Kristo, kuko ni nayo teme y'uyu mwaka hano, kujyana impumuro ya Kristo aho tugenda hose. Abantu barasharira we, kandi ukabona umuntu nta kintu bimubwiye. Nk'uwo mugabo cyangwa agomba kuba ari umunyarwenya, atariko niba ugira umugabo w'umunyamahanga ati uyu munsi ntimuri bukiranuke tu kuko nakugonze. Rero ibi bintu Imana idusaba kuba umukristo ujyana impumuro nziza ya Kristo aho tugenda hose. Kera nabanaga n'umubikira, iyo yabaga yarakaye yaciraga ubuvunderi. Abantu batazi ikinyarwanda cyo mu cyaro ntibarumenye ubuvunderi icyo ari cyo. Ubuvunderi buva mu nkono y'itabi umaze gusaza, funderi kabisa. Noneho rimwe asanga sinzi ikintu cyari cyabaye, nendaga kujyana ikipe ya atletisme n'ubundi byibuka mu marushanwa. Noneho hari ibintu bitari byakozwe,
arazaza yarakaye n'umujinya mwinshi, aravuga mpagaze mureba gutya. Arangije arambwira ngo ariko ngo uri ibuye, uri igiti, ngo umuntu aragutonganya ntuzubine. Wowe se maseri ubivuga ko wavugaga nabi, iyo mvuga nabi hari gucura iki? Abana bari kuza bakatwota bakavuga ngo directrice na préfet des études bari bicaye. Iyo nkuru ntayo nashakaga. Wowe ufite uburenganzira bwo kuntonganya, kandi reka nkubwire urandenganya, kuko iyo ubanza ukambaza ngo ibi bintu mwabikoze mute. Hari igihe umuntu aba so insensitive akavuga nabi, akibagirwa yuko burya isura bazasigara nuko wavugaga. Nshobora kuba pastori w'umurokore wa wundi ugira ubu kuvaho noneho YouTube yaziye nkamenyekana, nsigaye nigengesera, kuko njya ahantu nasuhuza nkasanga abantu bose baranzi, n'abazamu n'abaki, nkabona ni bagenzi banjye. Umunsi navuze nabi bazavuga ati se burya ntibabona ngenda, burya tubona agenda avuga ku byuma, naho burya ni kuri yameze. Iyo abumbuye umuntu acira ubuvunderi. Reka mbabwire, watch out. Buriya rwose Aneti warakoze ariko abadamu bazatsinda icyo kizamini umenya bazaba baragezeyo. Abazatsinda ikizamini cy'amatase abadamu bazatsinda ikizamini cy'amatase n'umuceri washiririye wagenzi bazaba ari abanyamwuka. Umuceri washiririye ucumuza umugore, itase yamenetse ikamuhitana. Ngaho Aneti cyakora cyo ngukundira umunyakuri pe. Abandi baza bakatwira Aneti se harutamuzuko. Aneti asigaye ari international, abantu bose baramuzi. Buriya rero guhagarara hano ukivuga kuri babimenye yuko nyine iyo bamenye itase umara umwaka ubibacyurira. Ariko humura, buriya hari abandi bagore benshi bigiye gukosora, kuko icyo ni ikizamini cy'abagore. Ikizamini cya mbere cy'abagore kiba mu gikoni. Nuzabona umugore uvuga neza mu gikoni, umugore uzatangirwa ubuhamya n'umuboyi akavuga tumva mfite mabuja ni umurokore, uzamenye ko uwo mugore ari umurokore. Uzi abantu bitwa ba mabuja, icya mbere n'iryo zina muraryanga, kandi barangiza bakarikwita. Bari kwita ukarakara ugacira ubuvunderi. Reka twigire mu nyigisho y'uyu munsi. Ariko Aneti rwose Imana iguhe umugisha, kuko kiriya kintu ni byiza kubitanga ubuhamya, cyane cyane uri umudamu. Ubuhamya bw'itase, ubumva utekereze yuko wihanganiye imodoka ya ngondo bagonze ukananirwa kwihanganira itase. Sinzi ikintu kiba mu itase, ndababwiza ukuri. Ntabwo nzi dayimoni iba mu itase, ariko abadamu muzabimbwira. Tekereza ubuhamya biraduhaye bumwe rwose, buri itase iri very insignificant, niyo bamena iduze ni wagura indi. Ariko itase ya madamu mu gikoni hirya hariya, cyangwa umuceri umuceri washiririye, kandi yari madamu, iyo ari umudamu wawushirije nta kibazo agira, ariko iyo washirijwe n'umukozi intambara irarota. So uyu munsi tugiye kwiga inyigisho yindi ikomeye ivuga ngo uduhe ibyo dukena. Ubundi urebye iyi nyigisho tugiye kwiga uyu munsi, umuntu yanakwaza ati ariko se ibi ngibi hari utazi kubisengeraho koko? Hari umuntu utazi gutakira Imana ngo ayibwire ngo Mana uduhe ibyo dukena? Aha rero niho tugiye kubona ikintu gikomeye cyane. Ndagira ngo tubanze dusome amagambo amwe dusanga muri Matayo. Noneho turasoma muri Matayo ibice 6. Turahera ku murongo wa 25. Haravuga ngo nicyo gitumye mbabwira nti ntimukiganyire
ngo mutekereze ubugingo muti tuzarya iki cyangwa muti tuzanywa iki. Ntimwiganyire ngo mutekereze iby'umubiri wanyu ngo tuzambara iki. Mbese ubugingo ntiburuta ibyo kurya, umubiri nturuta imyambaro. Nimurebe ibiguruka mu kirere, ntibibiba, ntibisarura, ntibihunika mu bigega, kandi so mu ijuru arabigaburira nabyo. Mwebwe se ntimubiruta cyane. Ninde muri mwe wiganyira wabasha kwiyunguraho umukono umwe? None se ikibaganyisha imyambaro ni iki? Mutekereze uburabyo bwo mu gasozi uko bumera. Ntibugira umurimo, ntibuboha imyenda, kandi ndababwira yuko Salomo mu bwiza bwe bwose atarimbaga nk'akarabyo kamwe ko muri ubu. Ariko Imana ubwo yambika ubwatsi bwo mu gasozi ityo buriho none ejo bakabujugunya mu muriro, ntizarushaho kubambika mwabafite kwizera gukimwe? Nuko ntimukiganyire mugira ngo tuzarya iki cyangwa ngo tuzanywa iki cyangwa ngo tuzambara iki, kuko ibyo byose abapagani babishaka, kandi so mu ijuru azi ko mubikwiriye byose. Ahubwo mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, nibwo ibyo byose muzabyongererwa. Ntimukiganyire mutekereza iby'ejo, kuko abejo baziganyira iby'ejo. Umunsi wose ukwiranye n'ibibi byaho. Haleluya. Aya magambo namwe mu magambo dukunze gusoma kenshi, ariko ntabwo tujya tuyatekereza nk'amagambo ajyanye no gusenga, kuko hano turigamo ibintu byinshi. Yesu yaravuze ngo nimujya gusenga mujye musenga mu buryo ngo Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, uduhe none ifunguro ry'uyu munsi, cyangwa uduhe none ibyo dukena byose. Haleluya. Ibi rero kubitekerezaho cyane, umuntu ashobora no gutekereza nk'uko natangiye mvuga, akavuga ati ariko se ibyo hari utabizi? Ubu hari umuntu utazi gusengera ibibazo bye? Buri iyi ntego y'Imana mu gusenga ntabwo ari ukuduha ibisubizo by'ibyo twasengeye, ni ukuduhindura. Haleluya. Abantu bamwe mujya mwumva babivuga ko ngo rwose ngo ubundi ngo ni ngombwa gusenga, ngo ubundi hari icyo nshobora kubwira Imana sitazi ngo ntibibizi. Yes, Imana irabizi, ariko burya igituma tuyijyaho tukayisanga nuko ibishaka ngo duhindure imirebere yacu, ibyo bita outlook, uko tubona ibintu, ihindure imitekerereze yacu, kuko nibwo tuzashobora kubaho neza. Haleluya. Urumva iyo ugiye ugasengera ikibazo runaka, rimwe na rimwe nta nubwo Imana ihita igusubiza, kuko hari ibisubizo bitatu Imana itanga iyo dusenze. Igisubizo cya mbere kihuta nk'umurabyo. Urasenga, wajya guhumura amaso ukumva igisubizo kirimo kirakomanga ku muryango. Ntibirakubaho? Ugasenga igihe rwose, ukirangiza gusenga ukabona igisubizo ngiki cyicaye ku muryango, kirabonetse. Ubundi ugasenga ukumva ntaho ikibazo cyagiye, ariko nta n'icyo Imana yagushubije. Burya ibikubwira ngo tegereza. Ikizakubwira ngo tegereza nuko wasenze, kandi ukumva mu mutima wawe cya kibazo nticyagiye. Burya ubu kirimo gutegereza. Ariko burya niwicara ugategereza bihagije, hari n'igihe Imana ikubwira ngo iki ngiki cyihorere, nta n'icyo nzaguha. Icyo urimo gusengera ntacyo nzaguha. Ikibazo rero kirimo ni ikihe? Muri ibyo bisubizo bitatu dukunda kimwe gusa: tegereza, ntawe iginezeza. Oya yo ahubwo ishobora no gutuma tuyivaho. Ngo nasenze Imana, ngo ndayisaba, ngo hanyuma ngo ntiyagira icyo ikora, ngo none nyivuyeho, ukagira ngo urayihimye. Ariko Imana yishaka ngo dusenge, kuko gusenga kwacu ku byo dukenera byose bitwegereza Imana. Uko ikibazo gitinda, reka mbabwire ikintu kimwe, uziga iki ngiki. Uko ikibazo gitinda uzakibwira ngo uva wa kibazo, uko utinda hano ndarushaho kwegera Imana. Hari igihe abakunda gusoma muzasoma icyo gitabo nimukibona, mu cyongereza cyitwa Screw Tape, mu gifaransa cyitwa Tactique du Diable. Muri Tactique du Diable hari harimo umudayimoni umwe mukuru yitwaga, dayimoni mukuru yitwaga, nibuka ko gatoya kitwaga Umudu.
noneho rero icyo kidayimoni gikuru cyitwaga akita uwo muto yakita anko. Noneho ako kadayimoni gato kari gafite umuntu gashinzwe kagombaga kumukura kuri Yesu. Noneho rero kakajya gatanga raporo kwa anko. Bugiye aramubwira ati ariko ndabona raporo zawe urimo urakora amakosa ahubwo azaguhanisha. Uyu kumurushaho kumuteza urampa raporo yuko wamuteje ibyago. Ubushize wamuteje ibyago arushaho kwegera duyi. Uwo bita duyi rero kwa Satani ni Yesu. Ubushize wamuteje ibyago arushaho kwegera duyi. Urongera wongeyemo ibindi raporo wampaye yarushijeho kwegera duyi. Urongera ibindi ararushaho kwegera duyi kubera ibyago umuteza. None reka nkugire inama, niba ushaka ko chef atazaguhana, mureke umuteza amahoro. Ibyo akora byose bitungane, ibyo agerageza byose bimubere byiza, turebe yuko yazamuvaho. Buriya rero Satani niko ajya akora. Iyo uramutse ubizi uko ikibazo kiguma hafi, ugihindura urwego wuriraho wegera Imana, ukabwira ikibazo ngumva rero wakibazo guma hano. Ukuguma hano ndarushaho kwegera databuja. Ukuguma hano ndarushaho kuryoherwa n'uburyo anyitaho. Hari igihe uzabyuka mu gitondo usange cyagiye, kuko kiravuga ngo uko ndushaho kumuteza ikibazo arimo ararushaho kwegera Yesu. Kuko nta nyungu Satani aba agifitemo yo kuguteza ikibazo iyo abona ikibazo kikubereye urwego rukwegereza Yesu. Ariko benshi ntibabisobanukiwe. Burya ikibazo kunesha kwacu ni ugufata ikibazo ukagihindura stepping stone yo kwegera Imana, ukagihindura urwego wuririraho karushaho kwegera Imana. Kuko iyo wabigenjeje gutyo niho uzabona wari wajya gusura umurokore wagize ibibazo akaba ari wo guha ubuhamya, ukavayo wumva ahubwo yakwigishije. Akabwira ati atuzi bya bindi, ati buriya rwose byambayeho pe, ati ndabanza ndiheba, ati ngeze aho ngaho negera Yesu, ati Yesu arankomeza, atarongera arankomeza, atahubwo nsigaye buryohewe no kuba ndi muri iki kibazo. Kubera iki? Ikibazo cyamubereye urwego yuririraho arushaho kwegera Imana. Buriya rero iyo dusengera ibyo dukeneye, niyo mpamvu Yesu avuga ngo ariko ngo ntimukiganyire, ngo ntimukiganyire muvuga ngo tuzarya iki, tuzambara iki, tuzanywa iki. Kuko uzi impamvu akenshi ababyiganyira aba anafite ibyo yambaye. None se wagiye gusenga wambaye ubusa? Ushobora kuba ufite inkweto ebyiri warabuze iya gatatu, cyangwa warabuze isa n'umwenda waguze, cyane cyane iyo uri umudamu ugasengera inkweto. Ariko ngira ngo inkweto ntibajya bazisengera, barazigura. Ariko menya hari abazisengera kuko hari igihe badafite amafaranga yo kuzigura, reka mbyihorere gutyo. Ariko icyo nenda kukubwira, fata icyo kibazo cyawe ukibwire ngo wakibazo, ngiye kuguhindura urwego runyegereza Imana, sinzongera kwiganyira. Ntabwo nkwiye kujya niganyira, nibaza uko ejo nzaba merewe, nzajya nibuka yuko ihoraho imenye ibyo byose uko bikwirana, ifite umutima w'urukundo, yishuye ibintu umunezero n'umubabaro byose abinzanira mw'amahoro, mu munezero n'umubabaro byose abinzanira mw'amahoro. Urumva uyu muririmbyi yari yarabyumvise neza, aravuga ngo mu munezero no mu mubabaro byose abinzaniramo amahoro. Kubera iki? Uyu nguyu yizeye uko byagenda kose, naho imirima yarumba, naho intama zashira mu bikumba, nta kizambuza kwirata Uwiteka Imana yacu. Haleluya. Iki rero ni ikintu tugomba gusobanukirwa. Buriya iyo turimo gusengera ibyo dukeneye biratuzamura. Ndaza kubereka uko bituzamura, mbereke n'igituma bitatuzamura. Biratuzamura kuko Yesu yaratubwiye ngo ibi byose ni mubigeramo, ukeneye ibyo wambara,
ukeneye ibyo urya, ukeneye aho uba, icyambere ntuzihebe, ntuziganyire, kuko so wo mu ijuru arabizi yuko ubikeneye. Haleluya. Wenda ashobora gutinda kugusubiza ariko arabizi, ariko inyungu izavamo iyo ugiye gusenga ni amahoro Imana itanga. Haleluya. Kuko muribuka mu gitabo cya Samweli hari igihe umugore witwa Hana nyina wa Samweli yagiye imbere y'Imana ngo yararambiwe ubugumba, aragenda imbere y'Imana aravuga aho Eli yari yicaye aramureba aravuga ati ariko uriya mugore agomba kuba yasinze. Igihe yakavugiye agomba kuba yasinze, araza aramubwira ati madamu wagiye unywa nkeya cyangwa ukajya ushyiramo amazi. Ubona igihe wagasindira imbere y'Imana aramubwira ati rega jye sindi umugore w'ikigoryi, nsutse imbere y'Uwiteka amaganya yo ku mutima wanjye. Hari imbere y'Imana niho tugenda tugasuka indurwe yose, kuko Imana iratubwira ngo nimuyikoreza amaganya yanyu yose kuko yita kuri mwe. Nkunda ukuntu mu Cyongereza baravuga ngo cast upon him all your cares for he cares for you, ngo nimuyikoreza amaganya yanyu kuko ihangayikishwa namwe. Iyi Imana ikubona ubabaye, iyi Imana ikubona urwaye, iyi Imana ikubona ufite ikibazo, ntabwo ireka kuba so, ahubwo ihangayikishwa n'amahoro yawe. Hari abantu bagwira ngo none se ngo niba ihangayikishwa n'amahoro yanjye ngo kuki bidahita bikemura? Mwibuke ko twavukiye mu isi yaguye, turi mu isi y'ibibazo, turi mu isi ibamo uburwayi, turi mu isi irimo n'urupfu, turi mu isi irimo n'abanyabyaha. Kuko ibintu bimwe na bimwe bitubaho byanga no guhinduka vuba, ni n'abanyabyaha tubana nabo. Ugasenga Mana kuki ibintu none se bari abanyabyaha se mbice? Ihangane. Amaze igihe kirekire musengera ibintu bidahinduka, mwihangane. Ariko nureba neza nubaza Imana ngo ariko Mana kuki iki kintu kitarimo guhinduka, hari nubwo izakubwira impamvu. Ndaje turaza kubireba mu by'imibereho. Hari igihe uzasanga ari ibintu bitavuye ku Mana, bivuye kuri circumstances zigukikije. Niyo mpamvu igihe twasengaga ejo mbabwira nti gusengera igihugu, hari igihe umuntu aba ari umushomeri, ukabwira Imana ariko Mana kuki nabuze akazi, kuki Imana ibabereka ekonomi yanyu imeze nabi, mufite imirimo mikeya, nimuyisengere ikuri, kuko kimwe kibyara ikindi. Kumenya Imana nka data no gusengera ubwami bwayo kibyara iki ngiki turimo. Amen. Pawulo yandikiye Abafilipi atera muri iryo rya Yesu, arababwira ngo ntimukagire icyo mwiganyira. Abafilipi ibice 4 umurongo wa 6 n'uwa 7, ntimukagire ibyo mwiganyira, ahubwo ibyo mukena byose bimenywe n'Imana, mubisabiye mubyingingiye mushima. Haleluya. Ntimukagire icyo mwiganyira, ahubwo ibyo mushaka byose bimenywe n'Imana, mubisabiye mubyingingiye mushima. Nkundu y'umurongo wa 7 gukurikiraho ngo nuko amahoro y'Imana ahebuje rwose ayo umuntu yamenya azarindira imitima yanyu n'ibyo mwibwira muri Kristo Yesu. Kuko iyo usutse imbere y'Imana ibyari bikuremereye byose. Hana yabwiye Eli aramubwira ati nsutse imbere y'Uwiteka amaganya yanjye. Eli aramubwira ngo genda Uwiteka guha icyo wasabye, kandi kuko niko byagenze. Kandi yari amaze imyaka byaranze, ariko mu gihe gikwiriye igihe Imana yagennye iravuga ngo taka cyane kuko iki nicyo gihe cyawe cyo gusubiza. Hera mwaturaho ijambo rihinduka ubuhanuzi. Haleluya. Mu gihe gikwiriye Uwiteka azasubiza kwifuza kwawe, ariko ntimukiganyire, ntimukihebe. Haleluya. Buriya rero ubundi turanibeshya kuri iri sengero. Abantu benshi bazi ko buri muntu wese azi gusengera ibyifuzo by'ubukene, ariko buriya reka nze kubereka ukuntu twibeshya. Ubundi ikibazo gikomeye dufite, abantu benshi barasenga ariko ntibahindurwe n'isengesho ryabo basenze. Kubera iki? Arasenga akava imbere y'Imana akimeze nk'uko yaje. Mukagira icyo mwiganyira, ahubwo ibyo mwifuza byose bimenywe n'Imana, mubisabiye mubyingingiye mushima, nibwo amahoro y'Imana arenze cyane ayo umuntu yamenya azatwarira mu mitima yanyu. Abantu benshi bajya imbere y'Imana bagasenga, bagasohoka uko baje, ntabwo bahindurwa no gusenga kwabo. Kubera iki? Icya mbere usanga abantu barasenga
Imana ikadusaba kuyikoreza imitwaro yacu ahubwo tukayisenga tuyikoreye. Kavuga ati ariko iyo mitwaro wayimpaye nkayigutwaza. Siko Yesu yavuze ngo abarushye n'abaremerewe muze mu nsange ndabaruhura. Muri Petero wa mbere ibice 5 umurongo wa 7 akatubwira ngo muyikoreze imitwaro yanyu yose. Aho kugira ngo Yesu aturuhure ukava imbere y'Imana, ndabizi neza n'ubu wazana icyuma gipima imitwaro abantu batwaye ku mitima, tugiye gusenga. Ariko imitwaro wikoreye nshobora kubibabwira ntabeshya, uwazana icyuma gipima nkabategera hariya ku muhanda cyangwa hariya ku muryango, nkavuga ni wacyuma we upime umuntu usubiranye umutwaro we, cyavuga. Kubera iki? Tujya imbere y'Imana yatubwiye ngo nimunyikoreze imitwaro yanyu yose, ibyo nimubinsigire mbaha amahoro, ugasohoka ntayo utwaye. Kubera iki? Wasenze wikoreye imitwaro, ntabwo wigeze uyitura, nta nubwo wigeze uyisezeraho ngo wibwire ngo umva wa mitwaro wa mahoro make, ndagusezeye ndakwirukanye, nunagaruka ndongera ngo usubize hahandi. Kuko hari ibintu utamu mazi ushaka kubiroha bikanga kugenda. Wari wati ibintu muri toilette wa flashinga ngo bigende bikiyangira, ukongera ugaflashinga bikanga, ukongera ugaflashinga bikanga. Hari ibintu dushyira kuri muri Yesu bikanga kugenda, kakomeza bikagaruka. Burya na kamere ni kwimera. Hane buriya rwose kamere. Hari umugani twajyaga duca kera aho twakoraga mu yeyi ngo ifuni hamba kamere ihora ku rutugu. Ifuni hamba kamere ihora ku rutugu, urayihamba wataha ugasanga yagutanze mu rugo. Kavuna mwito kamere igarutse iti, ugahamba ukongera ejo wasubira ugasanga yagarutse, kugeza igihe izagenda ipfa rimwe ikapfunukira ahandi. Ariko burya ikintu cyiza cy'Imana iratubwira ngo nta kibazo, ndabizi ko kamere ihari, ntukayemerere ko gutegeka, ujye uyikontorora. Imitwaro yacu tuyishyire kuri Yesu. Icya kabiri gikomeye cyane ndetse kurusha icyo cya mbere, hari igihe tujya imbere y'Imana tugatondagura ibibazo, tukayibwira. Ni bangaye bajya batekereza bibuka gutegereza icyo Imana ikubwira? Mu gitabo cy'umuhanuzi Habakuki yaravuze ngo nzahagarara imbere y'Imana ku munara wanjye aho ndindire icyo azambwira kubw'ibyo namuganyiye. Akenshi twebwe tumaze gutondagura ibibazo turagenda. Reka rero mbere cy'ubuswa burimo. Tekereza, mfate nk'umwe mu badamu bari hano, ufite umuturanyi aje iwawe arakubwira ati Gemi, ndaje ubusa abana pe, ubu ngubu mu nzu habe na mba, akakurondorera ibibazo bye. Yarangiza ukamubwira uti yewe ihangane, reka njye mu mbere ndebe yuko hari umuceri nawe mfite, ndebe n'udushyimbo niho hari uduhari, hanyuma nze. Wagaruka ugasanga yitahiye, watekereza uti wese uriya mugore yankinishaga, yaje kunsaba ibishyimbo byo gutekera abana n'umuceri, none ngiye kubimuzanira ararambirwa aragenda. Kenshi rero twebwe turasenga igihe Imana itaragira iki kubwira, ukaba wahagurutse wagiye. Ni kangahe dukora dutyo? Abantu benshi ntabwo bajya bategereza icyo Imana ivuga kubw'ibyo bayibwiye mu bukene bwabo. Icyo nicyo kintu gituma gusenga kwacu rimwe na rimwe tudagukuriramo ngo umenye kwicara imbere y'Imana uyitegereze. Uhava uvuga ngo nzi neza ko iki kintu nagisengeye kandi hari icyo Imana yakivuzeho. Hari ubwo uzaza hano wasengeye ikintu, nibatangira kwigisha wumva baravuga ibintu byawe, wumva igisubizo cyawe kirimo. Hari ubwo uzaza hano wasengeye ikintu, nujya mu modoka wumva indirimbo irimo irasubiza ikibazo cyawe. Hari ubwo uzaza hano usenge, ujye kurangiza gusenga wumva ibisubizo birimo kwitendeka mu mutwe wawe biza. Jewe ntabwo Imana ijya ivuganira nanjye mu nzozi, niyo ndose ndabyibagirwa, meze nka Farawo. Inzozi zanjye oya nako nka Nabukadineza, niyo ndose ndabyibagirwa, kereka haje ba Daniel bakaza kubinyibutsa. Inzozi ndazirota nkazibagirwa, ntabwo Imana ivuganira nanjye mu nzozi. Ni rare rwose mbaza inshuro Imana yambwiye ikintu mu nzozi kikabaho
ni nka rimwe cyangwa kabiri ku myaka yanjye 60 n'iyindi. Ariko iyo maze gusenga nshobora kwicara ndimo gusenga ikintu cyangoye cyandemereye cyangwa namara gusenga nkicara nkatuza kuko ngewe niko nsenga. Iyo mfite ikibazo nsengera mara kugisengera maze ariko nkabanza nkidaha byembye. Kandi nimushaka kuruhuka muzige kwidaha, wicara imbere y'Imana ubwire uti Imana umva nahuye n'ikibazo, abantu bamagurukiye, abantu bagize baricya kandi bagize baricya, numva umujinya uranyishe Mana, ubisuke imbere y'Imana. Uri cyo nkundira Dawidi yarazi gusenga bene ayo masengesho aruhura umutima. Twebwe rero dusenga amasengesho meza ateye ipasi agoroye oya bisuke uko biri. Niba byaguteye umujinya ugenda ubwira Imana utumva rero Mana nje kukubwira ubu ngubu ibi bintu birandambiye, ibi bintu birananiye, ibi bintu birangoye, ibi bintu ntibishoboka. Nigeze kubabwira ubushize nabahaye agace k'ubuhamya ariko sinababwiye ahubwo ububanza nibwo bwa benteresa kuri iyi nyigisho. Twigeze kugira ikibazo cya biro cyaho twakoreraga. Landlord wacu nyirinzu azamura ibiciro mu mezi 6. Ubwo buhamya narabuhaye hano twatangiranye. Mu mezi 6 yatuzamuye gatatu kandi mu buryo bufatika. Ava ku 40 agera kuri 320 mu mezi 6 gusa. Noneho ngimbere noneho ubwo ubwa gatatu yandika niba ruwa amburira yuko rwose uko ubukene buzaza azajya yongera. Ndagenda mfata ibaruwa nyishyira imbere y'Imana ndapfukama ndabwira nti Imana Hezekiya yigeze kukuzanira ibaruwa nanjye nkuzaniye iyi ngiyi, sindi buyigusomera uzi gusoma, niwe wabitwigishije, ariko ibi bintu birananiye ntabwo nzabishobora, uyu murimo sinzawukorera aha hantu ntibizakunda, ndidodomba. Jemima ashobora kuba atabyibuka. Uwo munsi yaraje arambwira ati dufite ikibanza tugurisha. Ndamubwira ni aye ntigigura ibibanza, ariko Imana yambwiye ngo iki kibanza ni icyanyu. Mu mutima ndabwira ariko Imana ishobora kuba yanshubije nkaba ndimo ku umunsi ukurikiyeho mu minsi mikeya haza umupartoneri umwe mu bo twakoranaga w'Umudage arambwira ati se ko mbona biro yababanye ntoya, nturetse no kutubana ntoya tubanye irahenze byananiye byanshobeye neza. Arambwira ati se ufite igisubizo? Tujya kureba ikibanza. Igikurikiyeho na amateka twarakiguze. Baragiye arambwira ati tuzabaguriza amafaranga ayo mwajyaga mukoresha mukodesha mujye muyashyira kuri konte mutwishyure. Aragenda ageze mu Budage Imana iravuga ngo ya jewe ririya sengesho nararyumvise. Aranyandikira arambwira ati hubwo ihute fata ku mafaranga twabahaye y'abana kiriya kibanza kitagucika mu kigure, nabonye umuntu uzayabahera ubuntu. Yavuga ni ujya dufite Imana. Turagenda ikibanza turakigura. Tumaze kukigura umugabo wari wagiye kuzana amafaranga abaraje yaje kunshaka. Arambwira ati wambabariye nka kongereraho. Ndamubwira nti ndagatemwa ndagapfa, ntabwo nshobora kuguha iki kibanza n'amavi nasenze nawe ubwo vuga uvuya. Rero icyo mbabwira, hari igihe usenga, igihe urangiza gusenga Imana ikavuga ngo amuhera naje, ariko ujye utegereza wumva icyo Imana ikubwira. Ntukagende Imana itaravuga. Ko hari igihe usenga mu gihe gitoya Imana ikurikije uko ikibazo giteye ikihutira kugusubiza. Uwo mudamu nyirinzu yanzaniye preavi yo kongera kuzamura. Ndamubwira ni madani ntiwigore, ahubwo nanjye nendaga kuba preavi yuko tugiye, ikibazo kiba kirarangiye tuba twimutse. Icya gatatu ndagira ngo tugane ku musozo. Ikibazo tujya tugira iyo turimo gusengera ibibazo bya tuzabaho dute, tuzatungwa n'iki. Akenshi iyo Imana itinze kudusubiza tumera nk'ihene. Buriya Yesu yigeze gukoresha ikigereranyo aravuga ngo ihene n'intama, ngo intama nzazishyira iburyo ihene nzishyira ibumoso. Buriya uzafata ihene ishonje uyizitura umugozi immediate, ntabwo izategereza kuyijyana, izishugurikira. Iragenda ishugurike urayisanga yarenze. Natwe rero kenshi nuko twitwara. Iyo Imana itinze gusubiza turisubiza.
ibintu byinshi mba bifiteho ubuhamya burya gusaza ni byiza. Sara yasengeye umwana we n'Aburahamu. Imana yarabahaye n'isezerano irababwira ngo Aburahamu nge nzaguha umwana kandi uwo mwana azava mu rukiryi rwawe. Aratageze mu rugo kandi ubwo amaze kurahirana n'Imana isezerano. Yakase inka, akata intama, akata ihene, akata n'inyoni bacamo. Iyo ndahiro yitwaga indahiro y'amaraso ivuga ngo nindamuka nishira isezerano ijosi ryanjye rizagende nk'iry'izinka. Imana irabireba iravuga ngo Aburahamu, ndahirana n'Aburahamu, iramureka arinda igitambo, bigejeje nimugoroba iramusinziriza, irazicamo yonyine iragitwika kugira ngo ataza kwibeshya agacamo, kuko yacamo chapter ikurikiyeho yagombaga gupfa. Biba muri chapter ya 15 mu ya 16. Hagara aramubwira ati bya bintu nako Sara aramubwira ati bya bintu urimo nibiki? Ngo Uwiteka ngo mwarahiranye isezerano ryitwa ngo iki? Ngo izaguha umwana imukuye he? Dore yanyimye umwana none ndashaje, ngo fata Hagari w'inkumi umbyarira umwana mukikire tumwadobute tumwitirirwe umvaneho amashyembo. Aburahamu arareba ataho kugira ngo nshwane n'umugore, afata Hagari aramurongora. Umwana baramushuguritse. Hanyuma Hagari amaze gutwita asuzugura nyirabuja. Reka mbwira abagabo muryamana n'abakozi, shabu ryo waryamanye n'umukozi, umukozi waryamanye na patro asuzugura nyirabuja rwose. Akamubwira ati rega buriya madame twembi turasasa kandi wowe urashaje. Buriya Hagari yajya kuvuga ati rega madame rego twembi turasasa kandi wowe urashaje. Atangiye kumubwira ati jya kuvoma, ati jye njya kuvoma, aterega ntwite inda ya patro, jya kuvoma wowe ufite imbaraga, jye ngunda twite mfite maleze. Sara aragenda abwira umugabo ati urabona agasuzuguro kuriya mukobwa niwe wakazanye. Aburahamu aramubwira ati uranteye, uriya muja n'uwawe ni nawe wamunzaniye, none mukoresha icyo ushaka. Sara buriya ikindi kintu abagabo bajye bakoraho amakosa, umugore warakaye ntuzamuha umukozi ngo amukoreshe icyo ashaka. Bigeze kumva irwamagana umugore yigeze gutwika umukozi, yamutwika ureba umubona yarakaye ujye uhagarara hagati. Sara afashe wa mugore utwite, ntiyagira n'impuhwe z'uko babanye, ntiyagira n'impuhwe y'uko ari wowe wamuzanye, ntiyagira n'impuhwe ko ari wowe wamuhaye umugabo. Rero uriya mwana w'umukobwa baramusagariye. Aramubwira ati umva, ntazongera kukubona hano, n'impumuro yawe sinzongere kuyumva muri iyi nzu. Aramubirije aragenda n'inda twite, habe n'impuhwe. Aragenda ariko ageze mu nzira burya Imana ni inyampuhwe. Iramubwira ngo Hagari muja wa Sarayi uravaho ukajyahe? Ati mpunze mabuja. Ati katusubireyo kandi ujye umwumvira, uvaneho ubwo bushinzi bwawe bwo gushinga ijosi no guhangana nawe, genda usubireyo ujye umwumvira. Asubirayo abyara umwana. Aburahamu afite imyaka 86 yabyaye umwana w'umushugurikano witwa Ishimayeli. Imana iraceceka, agejeje ku myaka 100 nibwo yagarutse. Imyaka 13 nta kimuvugisha, babyara Isaka. Amaze kumubyara Sara, ariko Imana izaho umugisha Sara nako yarumuhaye kuko yagiye kera. Aravuga tumva rero twumvikane mugabo nkunda, uyu mugore ni iki cyana cye, ntazongera kubibona hafi y'umwana wanjye. Baratubwira ngo bibabaza Aburahamu, Imana iramubwira ngo mureke agende amahoro atahe mu rugo. Iyo Imana itinze kudusubiza turishugurikira. Reka mbabwire, nigeze gushugurika, ariko Imana irabireba ivuga ati ubwo umugaragu wanjye ageze aho agiye gushugurika kabaye. Nkiri umusore nari narihaye gahunda, ndavuga ngo mfite imyaka 25 nzaba nararangije university. Ibyo nabigezeho kuri 24 nari nararangije. Mfite imyaka 25 nzarongora kandi umukobwa ufite imyaka 21. Icyo gihe kuri 25 nari mufite, ufite 21 twarabyemeranije tugomba kubitunganya umwaka ukurikiyeho. Ndarangije mbonye akazi muri university, ndavuga ni plan on target. Umwaka utaha ayimari, umwaka utaha ubukwe butaraba, tutarapanga umunsi w'ubukwe, mbona ibaruwa iraje ngo kubera impamvu za leta
ntukiri muri universite twakohereje muri secondaire barandinganije karabaye kuri 25 ngiye Rurindo 26 kuri 27 umukobwa arambwira ati ariko ndabona urimo gutinda mu mayira antera karite rouge ndamuherekeza arongorwa n'undi muhungu ntangira guhangana ndabwira rero man tubyumve kimwe turubona nishugurikiye aragiye none rero nshugurikira ubu noneho narakijijwe nshugurikira wavuze ko minani tuzayihabwa n'ababyeyi ariko umufasha udukwiriye tuzamuhabwa nawe uwanjye ari hererewe ndatutirije kuri 30 ndabyibuka nicaye ahantu munsi y'igiti mbwira Imana ngo rero Mana niba ushaka ko mba padiri mbwira nsubireyo ariko enough is enough ndarambiwe kandi nutinda ndisubiza Imana iranyihorera iyo atangiye kwitera ubwoba ubwira se Imana irikanga iranyihorera hanyuma ndagenda hari umukobwa twakoranaga yari yarimutsaza hano I Kigali ndavuga no okay fine nyirakanaka twarasenganaga kandi mbona yavamo umugore mwiza noneho ntangiye kwiyobora kuwa gatatu nzagenda mu bugiri ndabyuka nagiye ari kuwa gatatu njyaho yakoraga turaganira ntangije ndamubwira najya kumubwira nkumva agapfukamunwa akambwira ati se ntisinzi ibintu naringiye kukubwira najya kumubwira nkumva byanze pe ndamubwira ariko wazaje kunsura ku cyumweru nkavuga ni buriya ni timidite nagize wenda kubera ko ni ibintu bikomeye wazaje kunsura ku cyumweru tukaganira arambwira ati nzaza ku cyumweru araza ndimo ndashugurika araza rwose turagenda tujya gusenga tuvayo twagiraga groupe y'abanyeshuri twasengagamo tuvayo turamanuka tujya iwanjye nabandi basore twabanaga turarya turangije basore baravuga ati pure uyu mukobwa agomba kuba yaje gusura Antoine twayasuye bigira mu byumba byabo dusigara twicaye muri salo dufata intebe hari igiti cyabaga mu rugo aho ngaho tuzitera hanze ngo twiganirire nyine twisanzuye ko nkiri umusore nafite principe ko nta mukobwa uzinjira mu cyumba cyanjye kandi nta wigeze akinjiramo tujya hanze twicara munsi y'igiti ati reka rero mutere story nkubwira inkuru nikagira inkuru ati kuwa gatanu habaye iki ati kuwa gatanu ati nyine hari umuntu nabwiye Yesu ndicara ndavuga nti hari umuntu nabwiye Yesu ni ngaho mbwira inkuru rero aramumbwira ubwo niko nanjye icyifuzo kirimo kwiyevapora nyine cyarangiye aramumbwira hanyuma arangije arambwira ati se we wanshakiraga iki ndavuga ngo rero nkubwire singiye kukubeshya nanjye nibyo nashakaga kukubwira ariko ubwo wemereye undi ubwo ni ikimenyetso yuko atari wowe arambwira ngo ubimbwira cyageze kuwa gatatu ni uriya ni harukuntu Imana yabigenjeje ni kuko rero nasenze ndayibwira ngo niba atari byo ni burya nibyo nendaga kukubwira bikanga kuza ubwo rero nuko byagenze aciye nzira nanjye ndategereza ndicara mbwira Imana rero noneho Mana aho bigeze sinzongera no kuzana iki cyifuzo imbere yawe ngiye kugutegereza waza utinze waza utebutse ako nakazi kawe ngiye mu byawe nawe ujye mu byanjye haciye iminsi abasore twasenganaga bajyemo baranabazi umusore witwa Rwandanga Daniel ngira ngo naba ariyeti baramuzi aragenda ava iyo yabaga Nyagatare kuko abasore benshi twasenganaga azira Rurindo kunsura araza arambwira ati ati nkuzaniye inkuru nziza nikagira inkuru ntiyihe ati twaragusengeye ejo bundi ati turasenga kabisa ijuru riramanuka ati kandi abandi bambwiye ngo nze nkubwire ngo igisubizo cyawe kiri hafi kuruta uko bitekereza nikimbwire rero arabimbwira nyine ibisigaye n'amateka muramuzi rero ariko icyo nendaga kubabwira iyo Imana itinze Satana aduha temptation yo kwisubiza akaduha temptation yo kwishugurikira ugashaka kwishakira ibisubizo kandi Imana ikubwira ngo ariko se urirukanwa n'iki
uwawe ndacyamutunganya ndacyamusiga nimutwikurura uzabona nyine yuko ntakubeshyaga. kandi ubu ngubu hari igihe nicara nkavuga ni kabisa this God, hari umungu twajyaga dusengana cyane bavuga ngo this God, twamwitaga this God ko yavugaga icyongereza cy'ikinyarwanda. This God is our God. Iyi Mana niyo Mana yacu ngo kandi izatuyobora kugeza mu rupfu. This God wagendanye nayo cyane. Yakobo yaranditse ngo usaba wese abe yizeye kandi adashidikanya, kuko umuntu ushidikanya ngo anamuka mu nzira ze zose. Haleluya. Kuko iyo usenga ushidikanya unamuka mu nzira zawe ukishugurikira. Buriya rero nibi bintu by'imibereho n'ibindi iki Imana ibishaka kutwigisha urabisengera bigatinda kuza, ariko ikabirimo kukwigisha kuyizera. kandi mu Baheburayo bakatubwira ngo uwegera Imana akwiye kwizera kwiriho kandi kwigororera abayishaka. Amina. Yewe njya nibaza ndashuje. Hari njya nicara nkabona ariko buriya ntidushobora kuba dusenga nabi. Umuntu umwe w'umunyapolitike yigeze kumbwira ijambo rirambabaza. Arambwira ngo ariko nge kuko muvuga ngo Imana ni so, ngo buri Imana ntiyateshutse inshingano zayo. Ni kubera iki? Ngo icyambere uzareba abarokore, ngo abantu ba mbere bakennye muri iki gihugu ni abasenga. Ndabitekereza ndavuga ariko umenya harimo ikintu hano. Arangira aramwira ngo kandi namwe mumeze neza ngo mwigendera uko mushaka. Nza gusanga koko izo kategori ebyiri zirahari. Twebwe Imana imaze kuduha umugisha tuba barokore bigendera uko dushaka. Twigendera uko dushaka, tukavuga uko dushaka, tugakora ibyo dushaka, kuko Imana yaduhaye umugisha. Ariko n'uburokore tutaburetse. Ba bandi bakaba mu bukene kandi bafite Imana. Ndabitekereza ndabwira ariko ntiwambwiye ko nawe kera iwanyu barabaporoso. Ati ntega nkubwira ikintu ntuzi umugani w'umwana w'ikirara. Ati ni bamwe rero babaye abana b'ibirara muri sansi imwe. Bamwe turacyarya ubukungu Imana yaduhaye, harimo wowe wize Sunday school none Imana wayiteye umugongo urimo uravuga ko yananiwe inshingano. Ubwo itakwishura urimo uravuga ko yananiwe inshingano, ubwo itagukenesheje yananiwe inshingano. Yaragukijije urangije urimo urarya ubutunzi yaguhaye utayitayeho. Umwana w'ikirara. Ni nabari abandi bo bageze kuri stage ya nyuma baragiye ingurube. Umunsi twese tuzahaguruka tukegera data. Reka mbabwire icyo nshaka kuvuga, kuko nasobanukiye ikintu gikomeye. Ni Imana izahindura imibereho. Uzi yuko igituma rimwe na rimwe imibereho yacu idahinduka dusenga nabi. Ntukajye kubwira Imana yuko ukeneye umuceri, ujye uyibaza uko uzakora kugira ngo uve mu basaba umuceri ujye mu batanga umuceri. Kuko naje gusanga gusenga kwacu ntiguhindura ubuzima, kuko turicara gusa tukabwira Imana amaganya yacu ntitwibwire ngo ariko Mana ubu buzima ndimo, what is the way out? Ni yihe nzira izamvana muri ubu bucakara? Ni yihe nzira izamvana muri Egiputa? Muzasoma igitabo cyo Kuva. Abayisiraheli bamaze imyaka, reka mbere ikintu bimeze. Kuva Mose avuka bari barimo kwica abana b'abahungu, kugeza igihe Mose yagarukiye aje kubakura muri Egiputa. Haciyemo imyaka 85. Muri iyo myaka 85 yose Abayisiraheli bari baremeye ubwo bucakara babubamo. Ariko mu gice cya kabiri cyo Kuva baratubwira ngo Abayisiraheli bageze aho barambirwa agahato, barambirwa urupfu rw'abana, batakira Uwiteka. Ngo Imana iravuga ngo numvise gutaka k'ubwoko bwanjye, numvise gutakishwa batakishwa n'Abanyegiputa, manuwe no kubakiza mbavane muri buriya buretwa mbajyane mu gihugu cyagutse cy'amata n'ubuki. Je nuko sigaye nsenga, sigaye mbwira Imana ngo Mana vana abantu bacu mu buretwa,
vana abantu bacu mu bucakara, vana abantu bacu mu gusabiriza, vana abantu bacu muri dependency, ubashakire, ubereke aho bazakorera, ubereke uko bazakora kugira ngo bashobore kwibeshaho. Ntabwo Imana yigeze yanga kubikora, kubera ko ziriya ngero Yesu yaduhaye. Inyoni hagarara ku giti, ntabwo ndabona inyoni yicaye ku giti ibumbuye umunwa ngo itegereze ko udusimba tugwamo. Ibyuka mu gitondo ikabanza igahimbaza Imana, yarangiza ikaguruka, aho ibonye akabuto ikakamira, aho ibonye agasimbi kakamira, nimugoroba ikaza yujuje ibondo, mu gitondo igahaguruka igasubirayo ikajya gushaka ibiyitunga. Naho twebwe turicaraho, ubwo ari Yesu wabivuze nta kabuza bizashoboka. Bizakorwa nande? Umuntu akaza akubwira ngo ugiye Imana yarambwiye ngo izampa inzu, sindabona umuntu watoraguye inzu mu muhanda. Niba Imana yarakubwiye ko izaguha inzu, gura ikibanza. Numara kugura ikibanza usevinga amafaranga, ugura amatafari. Hari umuntu agwera ngo ariko ngo hari umuntu ngo wagiye ngo ajya mu Burayi ngo ubu tuzahora dutunzwe n'abantu bo mu Burayi badusindagiza, dusabiriza, tubeshya. Iyo reka mbabwize ukuri, nanagenze no mu bihugu by'abazungu n'ubu ndacyagenda, ngira ngo nta gikundiro ngira ku bazungu. Nta uribwiriza ngo ampe inzu, nta n'uribwiriza ngo ampe imodoka. Iyo ngendamo nimwe mwayimpaye. Wowe wicaye hano nawe bazungu utegereje ntunajya n'iwabo. Ariko ngewe narumiwe. Wabajije Imana, Hagari yicaye mu butayu yicaranye n'umwana we, ngo amushyira nk'aho umuntu yatera ibuye, aragenda aricara ariheba. Hanyuma ngo uwo mwana atakira Imana, ngo Imana iramubwira ngo Hagari, ngo uratakishwa n'iki? Ngo imuhumura amaso abona iriba ryari rimuri iruhande, ngo avomamo amazi aragenda aho umwana we. Amariba yacu aturi iruhande, baza Imana ngo iriba ryanjye riri hehe? Mana iriba rizantunga, Mana iriba rizantungana n'umuryango wanjye, Mana iriba ryanjye riri hehe? Uhaguruke urishake, uhaguruke ugende usenga, ubwira Imana ngo Mana ndahagurutse ndagiye, ariko uyobora ibirenge byanjye njye ku iriba ryanjye aho riherereye. Ibintu byo kujya tubaho ngaho gusaba. Muzarebe muri Bibiliya basengaga amasengesho ahindura ubuzima. Reka ndangirize kuri uyu nguyu dusenge. Muzi mu gitabo cy'Ingoma ya mbere ibice 4 habamo umuntu witwa Yabesi. Buriya Yabesi mufata nk'icyitegererezo, nubwo harimo n'izindi ngero nyinshi. Ngo Yabesi nyina yamubyariye mu gahinda, agiye no kumwita amwita gahinda. Aramubwira ngo sha nakubyariye mu gahinda maze witwe gahinda cyangwa mubabaro. Sinzi ikibazo cyari cyabaye kuri nyina. Niba yaramubyaye umugabo yamutaye, niba yaramubyaye bamukoreye cesarienne wenda bikamubabaza kuko icyo gihe nta za anesthesi zabagaho. Niba yaramubyaye byagenze byari byo, icyo tuzi ni kimwe, ngo yamubyariye mu gahinda. Hanyuma ariko ngo Yabesi arakura. Maze kuba mukuru muyibuka ko hariho Imana ihindura amateka. Imana ya Isirayeli, noti Imana ya Yakobo, ya yindi yafashe Yakobo yitwaga Yakobo, umuriganya ikamwita Isirayeli ikamuhindurira izina. Aravuga ngo hari ikintu Imana nshaka kugusaba. Number 1, icyampa ukampa umugisha rwose. Mu yandi magambo, icyampa umugisha ukaba mwinshi ku buryo mu Cyongereza bavuga ngo that you may bless me indeed. Mu Cyongereza yongeyeho indeed biravuga ngo ni ikirashimangiye, kiragaragara, nigishidikanywa, ngo icyamukampa umugisha rwose. N'ababibonye bakamenya ko ndi umunyamugisha. Imana irabireba ngo yes, utangiye gusenga neza. Ubwo utangiye kwanga kuba magorwa, ukaba utangiye kwanga kuba Yabesi kababaro, ukaba utangiye kureka kwifata kwitama, ukaba utangiye gushaka ibisubizo, ukaba utangiye gushaka umuryango ucamo ngo waguke, icyamukampa umugisha rwose. Haleluya. Nkunda gakurikiraho, navukiye mu mfunganwa ukagura imbago zanjye. Haleluya. Icyamukampa umugisha rwose ukagura imbago zanjye, ukampa umugisha nyine ukagura imbago zanjye. Nimusenge Imana. Niba ucuruza akantu gato wibwira Imana ngo Imana ndacuruza aka kantu uyu munsi, ariko wagura imbago zanjye. Ndakora aka kazi uyu munsi, ariko wagura imbago zanjye. Ndaba muri aka kazu gatoya, ariko uzagura imbago zanjye. Ndaba muri ubu bukode, ariko ntegereje ko wagura imbago zanjye. Wagura imbago zanjye.
ibintu byo kwakira ngo rega burya ngo twebwe abantu b'Imana ngo turakira ngo nyine ngo twe duca bugufi. Oya, guca bugufi ntabwo bivuga kwakira ibyo utagomba kwakira, haba mu mico, haba mu myitwarire, haba muki. Hari ibyo tutagomba kwakira, hari ibyo tugomba kwimura, hari ibyo tugomba kwanga, hari ibyo tugomba gusezerera. Ukagura imbago zanjye, hanyuma aravuga ngo ukuboko kwawe kukabana nanjye, ukajya undinda ibibi ngo bye kumbabaza. Ukuboko kukabana nanjye ukanyobora, ukuboko kukabana nanjye kugira ngo undinde ibibi, ukuboko kwawe kukabana nanjye ukandinda ibihombo, ukuboko kwawe kukabana nanjye ukandinda besikoro, ukuboko kwawe kukabana nanjye ukandinda ariko ukampa umugisha. Icyo mbikundira rero, iyo nkuru ifite uko itangira, ifite n'uko irangira. Baratubwira ngo nuko Uwiteka amuha ibyo yasabye. Haleluya! Uwiteka amuha ibyo yasabye. Noneho icyavuyemo niki? Baratubwira ngo Yabesi yarushaga bene se icyubahiro. Niki gituma Yabesi agaragara muri ariya masekuruza? Muze kujyaho muhisomere Ingoma ya mbere ibice 4 kuva ku murongo wa 8. Igituma Yabesi Imana yarandikishije ubwo buhamya bwe nuko Yabesi ari icyitegererezo cy'umuntu watangiye nabi. Atangira bamubyariye mu gahinda, atangira bamwita gahinda, abana bakajya bamubwira ngo gahinda ngo kakugeze hehe, ngo ndikarakugira mubi. Akababwira ati nimubyihoreresha, navukiye mu gahinda, navukiye mu mfunganwa, ariko se nzarangiriza. None Imana iravuga ngo iyi nkuru ya Yabesi, Irembo Ryera TV, 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 Irembo Ryera TV,